Nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro, natwe turashima Imana. Eh, muri deri nyawe, muri deri nyawe ni umuntu wicara agashakira ibisubizo abantu yumva cyangwa se rubanda bishobora gufasha abantu. Muri deri nyawe ntabwo ari uw'amagambo gusa, ahubwo nushakisha ibisubizo bizafasha sosiyete nini. Nicyo twiyemeje rero, gushakira hamwe ibisubizo byafasha sosiyete, gushakira hamwe ibintu byakungura abandi. Tubyicaraho igihe kinini, tubiraraho amajoro igihe kinini, tubishyiramo amafaranga atari make kugira ngo turebe ko twazagera ku ntego zifasha abantu benshi, kuko turi kwinjira mu kinyejana gisaba ko hari ibintu abantu bubaka bizafasha abandi kubaho cyangwa se bikabaha n'akazi kugira ngo ubuzima burusheho gukomeza. Maze iminsi rero mfite iki gitekerezo cyo gukora kampani ishobora kudufasha gukoramo investisema hano mu Rwanda, nk'uko n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byagiye bibikora. Bagerageje gushaka mu developer lamfasha, tugenda tuterateranya utuntu n'utundi, ariko tubikora nka essayage. Ejo munsi w'ejo nibwo niniwe mbyicayeho nabwo ndakora cyane. Ibyo badusabaga ngenda mbyuzuza byose nkurikije n'ibyo twakoranye n'umudeveloper. Ndabisabumitinga. Uyu munsi ndebye nsanga dosiye hari ikindi basabye, hari ibyo barejese, dosiye nyisubiramo ndongera ndasabumitinga. Mu masaha yine nibwo nari mbirangije, banshubije mu kanya mu masaha 7 ko kampani yanjye ibaye approve. Rero ibi ntago nabikoze mfite initiative yo kugira ngo iyi kampani cyangwa se iki gikorwa ngikomeze, ahubwo yari exercice yo kugira ngo tumenye neza etape par etape. Ntabwo rero iyi kampani nifuza ko hari abantu bayikoramo investment. Byaba byiza muretse kuyikoramo investment, kuko tugiye kwicara n'abandi bantu tu designing projet nziza ishobora kuzatanga serivisi ku bantu benshi kandi igatanga ibintu by'umumaro bifite imbaraga. Rero tuzadesigninga neza iyo projet ku buryo izaba ari project ishobora gutanga umusaruro uretse no mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Rero iyi turabwira abantu ngo tureke kuyikoramo investment, yari nka exercice twakoraga kugira ngo turebe ko ibyo bintu bishoboka. Icyo twabwira abantu bashobora gukoramo investment, nk'uko abavandimwe ndetse n'abaturanyi b'Abarundi bamaze gutera intambwe nabo bakabona kampani ya investisema ya Honoring Parents Initiative, abantu bashobora kuba ariyo bakuramo investment kandi byose bizaduha umusaruro. Sawa rero, reka tubifurize kugira ibihe byiza, tubifurize kugubwa neza, kandi dufatanye kubaka, dufatanye gushaka ibitekerezo n'icyatuma isi yacu izaba nziza, isi yacu izabona abakire bahazaza, buri wese abigiremo uruhare kandi buri wese abigire ibye. Imana ibahe umugisha. Rero dukomeze investment, kandi abakenera validation twe dufite iminsi 2 gusa mu cyumweru, ni umunsi wo kwa gatatu no ku cyumweru. Nyabuna abanyarwanda, ndababwiza ukuri, ibintu mubikore vuba cyane, kuko twebwe rwose murumva ko igihe cyacu bari kugenda bakigabanya, kandi birashoboka ko tuzanahagarara burundu. Rero urakomeza kwirindiririza, we never know, ushobora kuzajya kubona ukabona baratubwiye ati noneho
nta n'indi minsi mwemerewe ugasanga bibaye ibindi bindi. Sawa rero, murakoze, Imana ibahe umugisha.